twongeye kubaha ikaze nanone mwe mukomeza gukurikirana Mirani Studio, tubashimira uburyo mudahwema kutwereka ko turi kumwe mu masomo yacu ndetse n'ibindi muzagenda mubona kuri Mirani Studio bigiye bitandukanye. Si amasomo gusa, hari n'ibindi byiza ndetse muzakunda. Ubu rero tukaba tugiye kureba graphic design uko bigenda, tureba uko tuyikoresha. Ese graphic design ni iki, ikora ryari, bigenda gute? Nuko rero graphic design ni uburyo umuntu akoresha cyangwa se ni designing umuntu akora agiye akora ibintu bitandukanye, harimo amafoto, ibyapa, amakashe, amarogo, ndetse kwandika ku myenda, kugira gute. Nuko ibyo byose biba biri muri graphic design. Rero twega hano muri Mirani Studio tuzareba graphic design, ku designing ibintu bigiye bitandukanye twifashishije software eshatu, harimo Adobe Photoshop, Illustrator ndetse na InDesign. Nuko rero muri graphic design yacu uyu munsi turabagezaho Adobe Photoshop. Nuko Photoshop ni iki, tuyikoresha ryari, ese ikora gute? We niba ushaka kumenya Photoshop, twahita tukurarikira cyangwa twakurarikira kudukurikirana kuri Mirani Studio. Photoshop rero nuko iba yestaye muri mashini yawe. Hari Photoshop zigiye zitandukanye bitewe na verisiyo ukoresha. Ntabwo ari ko zidakora kimwe, ziba zikora kimwe, ariko wenda uretse ko uko bagenda bongeramo amaverisiyo atandukanye niko agenda yiyongeramo utuntu dutandukanye. Ariko Photoshop y'uyu munsi ngira ngo iyo nkoresha ni CS. Nuko ni Photoshop CS. Araho uzasanga CS 6, araho uzasanga CS 5, araho uzasanga CS gusa. Nuko yose aba ari Photoshop ariko zigiye zitandukanye. Nuko rero uyu munsi tugiye gutangirana isomo ryacu rya Photoshop, kandi nzi ko tuzasozanya uzi gukora ama design atandukanye, uzi gukora amafoto, uzi gukora ibyapa, uzi gukora ibintu bitandukanye ukoresheje Adobe Photoshop. Nuko rero anga dufunguye software yacu ya Photoshop. Nuko ushaka kubona yanjye ifungutse gutya, wafunguriye ukabona ntago ariko bigenze. Nuko nabivuzeho ko ari amaverisiyo abagiye atandukanye. Murabona ko rero Photoshop yacu iyo ifungutse ifunguka ari uko nguko imeze, nta kindi kintu kirimo. Wenda uvuga ngo wakora iki, bimeze gute, imeze uko nguko ari vide. Nuko rero wowe rero ni wowe ugenda ugena bitewe n'ikintu ugiye gukora icyo ari cyo, cyangwa se uburyo uri bugikoremo. Urugero nuko Photoshop tuyikoresha ibintu bigiye bitandukanye. Ushobora kuba ngiye nyifunguye ngiye gukora ifoto, wowe ukayifungura ugiye gukora amafoto y'amapasiporo, undi akayifungura agiye gukora icyapa, undi akayifungura agiye gukora logo, undi akayifungura mu bindi bintu bitandukanye. Rero icyo turebera muri rusange nuko twese kuyifungura biza ari kimwe, dufite ama base agiye atandukanye cyangwa se ibintu bigiye bitandukanye biri ahantu hamwe. Urugero hano dufite many base aho dusangamo file, edit, image, layers, type ndetse n'ibindi. Tukagira tools bar aho dusangamo amatool agiye atandukanye. Aha rero turareba niba tugiye gutangira projet yacu muri Photoshop bigenda gute. Iyo tugiye gutangira projet yacu muri Photoshop, tuzana handitse file, tukazana handitse new. Nuko iyo tugize new biba bigaragara ko tugiye gucreate ikintu gishyashya. Dushobora kugira open tugiye gufungura icyo twari twamaze gukora dushaka kugikomereza twaragisevinze. Nuko cyangwa se tukagira za recent, icyana harimo ama save n'ibindi, import tugiye gushyiramo ibintu, ama video cyangwa se amafoto atandukanye ndetse n'ibindi. Nuko rero twebwe tugiye gukora project nshyashya, turazano tugire new. Nuko nitugira new hahita haza information cyangwa se tubaza information zitandukanye kugira ngo bamenye ese ikintu tugiye gukora ni igiki. Nuko ahangaha wenda tugiye kwiga tools, zigiye zitandukanye. Nuko nimba ari business card ugiye gukora, wandikamo business card. Nimba ari ifoto wenda wandikamo ifoto ya nimba ari card wenda wandikamo cadre ya 3 4 imeze gutya, kugira ngo
projet ugenda umenya iyi ngiyi ni iyi ni ukuvuga ngo ni uburyo bwo kubineminga cyangwa se kubyita amazina. Ni ukuvuga ngo rero tuhita tuza hano handitse preset, noneho akatubaza ese iyo projet tugiye gukora imeze gute. Ni projet wenda yo kuri website, ni projet yo guprintinga, ni projet ni ukuvuga ngo aba arimo ibintu bigiye bitandukanye, default Photoshop size, US paper, international paper, photos, web, mobile, film. Ni ukuvuga ngo aba arimo ibintu bigiye bitandukanye cyangwa se ama preset agiye atandukanye. Ni ukuvuga ngo rero niba tugiye wenda gukora nk'ifoto ariko ya cadre, wenda dufata urugero rwa cadre, ni ukuvuga ngo nshaka kuza hano handitse international paper, nkaho wenda hano hakaba mu rugero rwa A4. Ni ukuvuga ngo A4 aba ari runo rupapuro rwa duplicate, niyo size yayo. Noneho tukagira A6, A5, A3. Ni ukuvuga ngo ahangaha wenda ku bantu bazi iby'impapuro cyangwa se n'abandi batabizi, izi A aba ari amasayizi agiye atandukanye, n'izi B aba ari amasayizi, n'izi C aba ari amasayizi y'impapuro. Ariko urugero twafatira ni ukuvuga ngo nimba iyi ngaha hariho handitseho A4, ni ukuvuga ngo aba ari urupapuro rwa A4 runo rwa duplicate twese dusanzwe tuzi dukoresha. Ni ukuvuga ngo A6 aba ari ntoya kuri A4. Ni ukuvuga ngo uko imibare igenda yiyongera niko size igenda igabanuka. Ibyo bishatse kuvuga ko A3 aba ari nini kurusha A4. Ni ukuvuga ngo A3 aba ari urupapuro runini ruruta runo rwa duplicate. Ushobora no kubona AD, A0, AN. Ni ukuvuga ngo aba ari imibare amasayizi agiye atandukanye. Ni ukuvuga ngo rero niba ari urwo kuri A4, shyiraho A4 akahita abanzanira ingero zayo. Ni ukuvuga ngo ubwo width bivuga ubugari cyangwa se umurambararo, aba ari milimetero 210 ku bantu bakoresha milimetero, cyangwa se hano tuba dufite ingero nyinshi bitewe n'urwo wowe ukunda gukoresha. Ubu usanga ari abantu bakunda gukoresha pixel, aba ari 2480 ku 3500. Height ni umuhagararo cyangwa se kuzamuka cyangwa se uburebure. Noneho ahangaha hari abo uzasanga bakoresha inches, ni ukuvuga ngo 8 n'ibice 268 kuri 11 n'ibice 693. Hari abo uzasanga bakoresha santimeter, ahandi ubone milimeter, point. Ni ukuvuga ngo izi ni ingero zigiye zitandukanye. Gusa twebwe tuzigana hano tuzajya twifashisha milimeter cyangwa se santimeter, cyangwa se dukoreshe na inches. Ni ukuvuga ngo rero hano tugiye gukora kuri duplicate yacu, niyo size twayihaye. Rero ari n'igihe uba ugiye gukora wenda nk'icyapa cyangwa ikindi kintu, ariko bitari ngombwa yuko ufikisinga hano size. Ni ukuvuga ngo niba wenda ngiye gukora icyapa cya metero 2 kuri metero 1 n'ibice 10 ni urugero, ubwo ndaza hano nshyiremo centimeters. Noneho ubwo metero 2 aba ari centimeters 200. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni metero 2. Ni ukuvuga ngo ubwo 200 ni ugutambika, guhagarara ubwo twabonye ko ari metero 1 n'ibice 10. Ni ukuvuga ngo aba ari santimetero 110. Ubwo ahangaha ni ukuvuga ngo ni metero 1 n'ibice 10. Ni ukuvuga ngo rero nishyiramo zino size biba bigaragara nyine ko iyo artboard yanjye cyangwa se iyo design ngiye gukora iraba ifite metero 2 ku 110. Ushobora no gushyiraho size zigiye zitandukanye bitewe n'ahantu ugiye kubishyira wapimye uko hari bube hangana. Aha rero ni igihe tugiye gukora noneho icyapa cyangwa se ikindi kintu kiri bube gifite size zacu runaka zitari size ziba birimo hano muri mashini. Niyo mpamvu abanyana hasi hazamo customize. N'igihe rero tuba tugiye wenda gukora ifoto, urugero wenda ifoto yo muri album, ino album twese dusanzwe tuzi. Ni ukuvuga ngo tuza hano muri foto, noneho twangiza tukahita tuza hano muri size, haba hari size zigiye zitandukanye. Rero ifoto yo muri album ifite 4x6. Ishobora kuba rero landscape ni ugutambika ari 4x6, cyangwa se tukagira portrait. Mubona ko portrait ni uguhagarara, nayo ari 4x6 ariko ari portrait ihagaze. Ni ukuvuga ngo rero haba harimo n'andi masayizi y'amafoto agiye atandukanye 5x7. Nubona ngo 4x6 hano baba bakoresheje ingero ya inches. Ni ukuvuga ngo ni inch 4 kuri inch 6. Ahangaha murabona ko hahise hazamo inches. Bivuga ngo minde muri santimeter zitazihinduka bikahita biba 15 n'ibice 24 ku 10 n'ibice 16 ku bantu wenda bakoresha santimeter. Ni ukuvuga ngo rero iyo twamaze hano gushyiramo size yacu dushaka bitewe n'ikintu tugiye gukora, igikurikiraho ni iki? Iyo twamaze gushyiramo size yacu, igikurikiraho ni ukureba resolution. Ni ukuvuga ngo ugishyiramo Photoshop
resolution yanga akenshi haba harimo 72 cyangwa 90 cyangwa se undi mubare. Nuko ngo iyo harimo 300 nta kibazo, kuko 300 ubundi niyo resolution biri normal ku muntu ukora ikintu runaka. Kandi niba ugiye gukora ikintu kinini cyane ushobora kugabanya resolution kugira ngo kitabangamira mashini n'iki, ariko ubundi resolution iri normal aba ari 300. Nuko ngo rero ahangaha resolution ubundi n'iki ntararenganga. Nuko ngo resolution twabifata nk'aba ari umwimerere w'ifoto uburyo igaragaramo. Urugero ushobora kubona wenda nk'ifoto ariko wayizuminga ukabona iri kugenda itagaragara, icyo gihe tuvuga ko irimo irata resolution. Ariko ifoto uyifashe ukayizuminga ukabona iragaragara, cyangwa se ukabona wenda ni gato wakazuminga ukabona nikagaragara, icyo gihe nta resolution kaba gafite. Nuko ngo rero resolution twabifata nk'aho ari umwimerere w'ifoto. Ikindi rero color mode akenshi dukoresha RGB color, ariko haba hari CMYK color, biterwa nabwo nicyo tugiye gukora kugira ngo ufate iyi color mode. Ahandi rero tureba background content nuko ngo n'uburyo none nyuma hari bube yameze kuri background. Dushobora rero kuhagira umukara, dushobora gufata background color nuko ngo tugashaka yandi mabara runaka agiye atandukanye, cyangwa se tukagira transparent background, inyuma hakaza nta kintu kiriho ku rupapuro rwacu. Nuko ngo reka tugire white, nibyo biri bube nta kibazo. Iyo rero tumaze kuzuza icyo dukora, iyo tuhita tuzano tukagira OK, noneho za ngero twahisemo zikahita zizangaha. Rero ari igihe ushaka gufungura kuri ukabona kano kaje ukwako, nuko ngo iyo tugiye kugashyira kuri nuza yacu artwork yacu, urazana hano kegereza akaza akantu k'ubururu ukarekura, nuko ngo yanuza yanjye projet ita yizana ahangaha. Nuko ngo rero ahangaha tuba noneho twamaze guhitamo ikintu tugiye gukora. Uru ni urupapuro rwanjye rwa A4 nashyizemo. Ushobora kongera gukora design yo kuri A4, ushobora gushyiramo A3 ukaba wajya gukora ifoto cyangwa ikindi kintu cyo kuri A3, cyangwa se nawe ukaba wafata indi size yawe. Ahangaha rero tugiye kureba sasa zino turuzi tuzikoresha ryari, cyangwa se zikora gute, cyangwa bigenda gute muri Photoshop. Uyu munsi niryo somo turi burebe, noneho nyuma tuzagenda noneho tureba andi matuzi ndetse na design uburyo agenda akorwamo. Nkuko bisanzwe rero mu bimenyereye akenshi kuri mashini, iyo dufite programme runaka, iyo dushyizeho suri yacu izina ririzana. Nuko ngo iya mbere bayita move tools tuyikoresha ryari? Move tools tuyikoresha iyo turi gukora design, ariko bikaba ngombwa ko tumuvinga cyangwa se kwimura ikintu turi gukora ahandi hantu. Urugero wenda tarajya muri move tools, reka turebe iyi ngiyi bita shape tools. Iyi ni shape tools, ariko haba harimo tools zigiye zitandukanye, ari nayo mpamvu nanditseho rectangle tools. Ariko iyo ukanze ukagumisha kuri suri, nuko ngo ugira left click kuri suri ukagumishaho, kuko naho iyo hari agatriangle byerekana ko harimo ibindi bintu cyangwa se izindi options zitandukanye. Nuko ngo nkanga ni nkanda nkagumishaho baratanzanira ibindi, hano kuri T ni nkanda nkagumishaho barahita banzanira ibindi. Nuko ngo baba batwereka ko ushobora kuba wahitamo ibindi bigiye bitandukanye. Nuko ngo rero hano wenda reka nze mfata no rectangle tools, nuko ngo ndaza nkafata kuri left click ya suri yanjye nkagumishaho, noneho nkaba najya namovinga kugira ngo mbe nakimura shape yanjye. Nuko ngo rero nimara gukora shape murabona ko iza imeze uko nguko, nuko ngo ni rectangle. Nshobora rero kuzangaha handitse fill cyangwa se stroke, nkaba nahindura ibara ryayo. Ukanzeho gutya bakuzanira amabara agiye atandukanye. Urugero ni nkirikamwe ahangaha irahita ihindura ibara, ni nkirikamwe hano irahita ihindura ibara. Nuko ngo rero ahangaha nimba maze gushyiramo shape yanjye, nshobora kuzanga nanone nkaba nafata enda imeze gutya rounded nayo bimeze nka rectangle, noneho narangiza nkaba nagira gutya. mubona ko yo aho biba bitandukaniye ku mpande haba hasa nkaho higonze. Uku nguku murabona ko hatigonze cyane, genda gusa nka rectangle. Ariko ushaka wenda kuhagonda birusa uku nguku, ukirika rimwe kuri isuri yawe left. Nuko ngo nivuga gukirika kenshi mujya mwumva left, kuko niyiduha amanuza yo guhitamo. Noneho ukaza ukaba wahitamo uburyo iri bugire gute, uburyo uri bushake ko yigonze. Mu rugero hano ninsiba nkakuramo 10 ndangashyamo 30, hanize yigonze kuri 30, nanga wenda 30
5 cyangwa se tugira ingero zimwe 30 nanga 30. Mubona ko ari impande enye zigiye zitandukanye, hano 30 nangaha 30. Nindangiza ngire OK, nuko ngo ninemeza OK, mubona ko nuza yanjye shape yanjye iri buze yigonze bitandukanye na hariya. Byango wenda nimba bitagaragara wenda reka nyisibe na nyongere nyisibe nzano kuri shape yanjye nkirikeho hano, nindangiza ngire hano from center, none ngire OK, mubona ko byaje byigonze hariya. Nuko ngo nanone nshaka gukirika wenda nkagira 70, reka tugire 70 cyangwa se 80, nano tugire 80 n'aha tugire 80, n'aha tugire 80 tugire OK. Nuko ngo shape yacu mubona ko yigonze noneho kuri size ya 80. Mubona ko hano ku munguni hagiye atandukana na hariya. Ushobora rero kugenda ushyiraho ingero zitandukanye bitewe n'uburyo ushaka wenda kuyibendinga cyangwa se kuyigonda impande zayo. Wenda reka no twongereho rimwe 180, 180, nanga hasi izifite 180, nani zifite 180 tugire OK. Nuko ngo murabona ko ije yigonze noneho kurota hariya. Nuko ngo rero ninza nkakirika kuri move tool, nshobora noneho ya shape yanjye kuyikanda left, nkanda left nkagumishaho, noneho nkaba na draginga cyangwa se wasunika suri bikagenda bimovinga cyangwa se bijya ku yindi size. Tuno mubona ku ruhande natwo nutwo kugabanya cyangwa kongera size. Nshaka kanda left kuri suri yanjye nkagumishaho, nkaba nazana kuri aka, nkaba najyana aho nshaka bitewe n'uburyo nshaka gushyiramo shape yanjye. Hano bahita kuzanira kwemeza niba izo mpinduka uri buzemeze cyangwa se guhakana niba utazishaka, bigasubira uko byari bimeze. Nuko ngo rero iyi ni tools ya mbere tubonye ya shape. Ahangaha nuko ngo dufitemo ama rectangle, nshaka kuzana wenda kuri rectangle nkaba nakora ikiziga, shape yanjye y'ikiziga nayikaza ifite ibara runaka. Ushaka no kuzanga twabibonye nkaba nahindura ibara nshaka guha rectangle yanjye. Ushobora no kuzanga nkakoresha polygon. Nuko ngo polygon nk'abantu bize imibare muzi ko ari shape bifite impande zitandukanye ariko zitarenye. Rectangle ni igirenye, polygon bifite impande 6. Polygon polygon ntabwo ifite impande 6 ahubwo impande 6 bayita hexagon. Gusa ahangaha nshobora noneho hano kuza nkaba nashyiramo umubare nshaka yuko iri bugira no kuri number of side. Nkavuga ati shape ngiye gukora ndashaka ko ifite impande wenda 8. Nkirika OK, baramzanira shape yanjye ifite impande 8. Nuko ngo zino mpande nituzibara ziraba ari 8, cyangwa se wenda nemeza baranzanira shape yanjye ifite impande 8. Nuko ngo izi mpande zose ziraba ari 8 kwantu muri kureba. None kuzano kuri polygon nkaba nakirikamo wenda nkavuga ati ndashaka shape ifite impande 12, nkagira OK. Nuko ngo iyi shape banzaniye hano ifite impande 12. Wenda n'ubwitizamo direct, nshaka kudeleting iyi ngiyi nkagaruka kuri shape, noneho nkaba nafata left click kuri mouse nkaba na draginga bakanzanira shape ifite impande 12. Impamvu itagaragara nuko ifite ibara ry'umweru, nshaka kuzano nka changing ibara wenda mukaba mwayibona. Nuko ngo rero ahangaha ni igihe tugiye gukoresha shape ya polygon. Dushobora no gukoresha izindi shape zigiye zitandukanye harimo line ni umurongo. Dushobora gukoresha nuza shape, customize shape. Tugize customize shape baduha shape zigiye zitandukanye zitari muri izi ngizi ziri hano, uzo zita zizana handitse shape. Nkirika hano barahita banzanira ama shape agiye atandukanye. Nimba ari umutima nkirike ku mutima, nze hano nshyiremo umutima. Nimba wenda ari iyindi shape cyangwa se ushobora gushaka shape, hano haba harimo shape nyinshi, nkaza nkakirika hano kuri aka gasetting nkagira all, nkagira OK. Nuko ngo hano bakanzanira shape zigiye zitandukanye. Nuko ngo haba harimo udusinye tugiye dutandukanye tw'utunyamaswa two kuririmba, ibindi sinye wowe ushaka gukoresha niyo ushyiramo hariya.
nuko ngaha rero twari tugiye kureba iyi move tool ariko bivuga ko twifashisha zino shape kugira ngo turebe uburyo tumuvinga tools yacu. Ushobora no kuza hano kuri text, iyo dushaka kwandika tuza hano kuri T tukaba twagira text, noneho tugakirika hariya, noneho akatatwereka aho dushaka kwandikira, tukaba twakandika Milan Studio tukagira OK, hano tukemeza ko twanditse OK. Noneho tukaza tugasubira kuri move tools yacu, tukaba twajyana aho dushaka ko rino jambo ryacu riki. Nuko ngo rero ikintu turi gukora muri Photoshop, iyo uri gukoramo ikintu cyangwa se ushyiramo ibintu bitandukanye, bizana icyo bita layers. Layers twabyita nkaho ari amatsinda cyangwa se ari icyo kintu runaka gitandukanye n'icyo ushyizemo aho ngaho, bita byose biza bikajya hano handitse layers. Hano urabona ko ari layers, ni makirika muhita mubona ya text yanjye ni Milan, ya shape yanjye ni iyi ngiyi y'umutima, ya polygone yanjye ni iyi ngiyi, ya background yanjye ni nuko ngo buri kintu cyose cyakigiye gitandukanye. Niyo ushaka kugisibugisha kugikirika ukagira right click, warangiza ukaza right, nuko ngo ni kukirika ku rundi ruhande rwa suri rutari rw'ibumoso n'urw'iburyo, haba ari suri bifite tubiri, ugakirika kuri right, noneho tukaza hano dushaka kudeletinga layers cyangwa se tukayimultiply tukagira OK ikavamo, cyangwa se tukaza kuri iyi tukajya kuri keyboard yacu tukareba handitse handitse delete tukayikuramo. Nuko ngo rero ahangaha tumaze kureba tools zacu eshatu, twabonye move tools, twabonye shape, ndetse twabonye na text. Ahanga n'igihe dushaka gutextinga, ubona ko twatumenyetso ku ruhande turiho, nshaka kongera size, uretse ko kongera size gutya gukurura bideforma font yacu. Nuko ngo dushaka kongera size neza, ikanda tugire back dukanda control na za tugasubira inyuma. Iyo dushaka back irenze imwe dufata control na alt tukagira back tugasubira inyuma ku buryo n'ibyavuyemo bigaruka. Ni ukuvuga ngo iyo dushaka kongera size, nibyo narindi kuvuga turi hano kuri iyi tools ya text, hano barimo ubwoko ya font n'ibiri bold ndetse na size. Hano rero nshaka kuza hano kuri size ndangashyamo 72, nuko ngo mbona ko size yanjye itayiyongera, cyangwa se ndangaza hano kuri size ngashyamo 60, ubona ko ijambo ryanjye ritari gabanuka. Hari abantu rero muzafungura Photoshop bushyashya, ariko tuno tuntu ko kuruhande mutubonemo n'icite tuza tukwereka kongera cyangwa kugabanya cyangwa se uburyo ijambo cya shape yawe imeze. Nuko ngo rero iyo mutatubonyemo, hano haranditse show transform controls, ari gihe kano kavi kaba katariho bimeze gutya, ku buryo ushobora kuba wabona ijambo ryawe gutya ariko twatundi two ku ruhande tutarimo. Nuko ngo rero iyo ushaka ko kazamo uhita uzuga klika hano handitse show transform control, tuhita tuzamo ku buryo none ushaka wakongera cyangwa se ukaba wagabanya icyo ushaka. Nuko ngo rero iyo tumaze kureba move tools, hano hitazi iyo bita select tools. Select tools rero tuyikoresha ryari? Select tools tuyikoresha none iyo tugiye guselectinga ikintu runaka, niba wenda ari ifoto cyangwa ari cyeko tugashaka kari akantu turi buselectingemo, twifashisha select tools. Urugero hano nitujya gushyiramo ifoto runaka, wenda reka dushyiremo ifoto, iyo tugiye kuinsertingamo cyangwa se gushyiramo ikindi kintu, tuza hano kuri file tukagira open. Nuko ngo rero tumaze kugira open, hariya baduha muri mashini yacu, atatujyana muri mashini, noneho tukaba twahitamo ikintu runaka. Urugero wenda ngiye gushyiramo ino foto, ndayikirikaho mpite ngira hano handitse open. Nuko ngo ya foto yanjye irahita iza, ariko ize ku yindi size, ntabwo iri buze kuri ya indi yanjye. Nindayizana nyishyire ku rundi ruhande, nindangiza ubwo ndaza mfata no move tools, cyangwa se ndareka nkorere kuri iyi projet. Noneho iyi select nshaka kuyikandaho, nkaza wenda nimba ari iki gikombe nkakanda left click kuri suri yanjye nkaba namanura. Ubona ko hano kahita kiselecting ku buryo nshobora gukanda delete kuri suri yanjye. Nuko ngo tugiye guhindura ikintu kuri projet ifunze tanze tukayifungura, nabyo tuzabireba. Nshobora gukanda delete hano, kandi kari hano kakahita kavamo. Nuko ngo iki gihe mba naselectinze akangaka cyangwa se wenda nkaza nkaba naselectinga kano gakombe cyangwa se kano gatasi karaha, noneho nkaba najya kuri move tools, nkaba nakamovinga nkakajyana ku rundi ruhande nshaka. Iki gihe rero iyo tugiye gukoresha select tool dukoresha, iyo tugiye guselectinga ikintu
runaka dukoresha iyi selector, igiye ibiri rectangle, igiye ibiri elliptical, igiye ibiri single row na single column. Tuzabireba rero dutangira ku designing aho zino tools zaba zimeze. N'iyi rero nayo uri mu bwoko bwa select, ni ukuvuga ngo harimo laser tools, polygonal laser tools na magnetic laser tools. Izi nazo tuzifashisha tugiye gukora select, ni ukuvuga ngo nishaka kuyikandaho kuri iriya nkaba naza ubona ko mouse yanjye ihita gahita kamera nk'agasinye kari hariya. Hari igihe uzakora ubone bimeze gutya kandi wafashe nuza tools iranga, icyo gihe bivuga ko keyboard yawe biri mu nyuguti nkuru, ukanda kuri caps lock ugakoramo inyuguti nkuru bigahita bihinduka kuri kariya kantu wazanye k'akamenyetso. Ni ukuvuga ngo rero iyi ngiyi ninzana gutya nkakanda left nkagumishaho nkaba nahitamo icyo ngiye guselectinga nkarekura, ubona ko nabyo bihita biba select. Ushaka kuzana nanone nkakoresha polygon nkaba nagenda nkirika ukirika ugenda wimura ukirika left click kuri suri ukirika kugeza igihe uzahuriza nabwo bikahita biba select bikiselecting. Ni ukuvuga ngo n'iriya magnet nayo nikikora, ni ukuvuga ngo ukandaho noneho yo igenda ahantu hose ikeka ikagenda ihita ihimarika. Ni ukuvuga ngo ningenda gutya nkakomeza kuri iki gikombe nkaba nazamura magnet igenda ihita yishyiraho ku buryo ugenda uhuza neza, ku buryo ugera hano wakanda ukahita uselectinga icyo wahisemo kuba waselecting. Kugira ngo ariko selecting neza nanone tugitangira ahangaha ubanza kuzuminga ifoto yawe. Tubigenza gute? Ushobora kuzana wanditse hano ni tools ya zoom, ubona ko hariho plus, noneho ukaba wakanda ku ifoto yawe ikiyongera, cyangwa se ukaza hano ukagira zoom minus igasubira inyuma. Ni ukuvuga ngo rero iki gihe tuba turi gukoresha select tools. Hari indi rero bita magic wand tools. Ni ukuvuga ngo magic wand nayo ni uburyo bwa select, ariko yo aho bitandukaniye n'izindi nuko yo ifata direct ibara runaka. Ninkirika gutya ahantu hose ikeka y'umweru irahita ihaselectinga, cyangwa se ninkirikamwo hano irahita iselectinga ahantu hose ikeka ririya bara. Ni ukuvuga ngo iyi magic yo ifata ahantu hari ibara runaka. Nukanda left kuri sura ukagumishaho tubona iyindi yanditseho quick select. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi nayo ushaka gukirikaho. Izi zose ni uburyo bwo guselectinga ukagenda. Ubu kigena kanze left nagumishijeho kuri sura yanjye, noneho ndi kugenda nimura nkagenda selectinga. Bivuga ngo nimba wenda ari iki gikombe ndaza selecting kino gikombe nshaka nyihuza ahangaha, hano niba harenze ndahita nza hano kuri minus nongere hano ngabanyeho, urabona ko ningira minus ngatangira hano hari ahita havana. Uburyo bwo guselectinga, ariko tuzajya tugenda tureba aho bigenda bitandukanira, ndetse n'uburyo bwiza twakoresha kujya duselecting vuba kandi neza ikintu cyacu nidutangira design. Ni ukuvuga ngo rero dushaka gukoramo dukirika hano, uza kuri select bisanga ugakirika bikahita bivamo. Iyindi rero niyo bita crop. Iyi crop rero tuyikoresha ryari? No crop tuyikoresha iyo tugiye gucropinga cyangwa se kuba twagabanya ifoto yacu twata ibindi byo nitubishaka byo kuranda icyo dushaka ni iki ngiki. Nza hano kuri crop nkakirikamo, noneho nkaba nakanda left nka moving nkavuga ati ndashaka iyi imeze gutya. Hano none ushaka gushyiramo size ushaka gucropinga, cyangwa se waba nayo ushaka ugakirininga wowe ugacropinga ugendeye kuri aka ko ku ruhande. Nkavuga ati ndashaka kano gakombe kari hano hasi konyine, nkaba naza nkafata kano gakombe nkagashyiramo neza, nkagashyiramo neza kano gakombe konyine, narangiza nkagira hano kuri aka kavi. Ubona ko ibindi byose bivamo nkasigarana ifoto yanjye yaka ngaka, noneho ku buryo ndamutse nzuminze hasigara ya foto yanjye yonyine ibindi bikavamo. Ni ukuvuga ngo ni iyi crop. Igihe nshobora no gukoresha perspective crop. Iyi crop nayo tuyikoresha iyo dushaka gukora crop ariko ijyanye tuvuga atari ikintu runaka nshaka biri rectangle, nkabonye kiriya crop ari rectangle, ariko noneho nshaka crop imeze nk'uko nguko ni urugero. Ni ukuvuga ngo nshaka guhuza gutya nkagira ok, noneho bakaba banzanira nuza yanjye iri perspective. Ubona ko kuri nagiye muza ariko kantu kagiye kazaho. Ni ukuvuga ngo rero tuzajya tugenda twiga na shortcut buhoro niba dushaka gukoresha tools runaka cyari ikindi kintu dushaka gukora shortcut dukoresha. Ahangaha rero iyindi dufitemo hano ubwangaha harimo perspective, harimo laser n'iki, ariko tureba ibiri basic cyane cyangwa se bikunda gukoreshwa. Hano tujya rero
eyedrop tools. Ni ukuvuga ngo eyedrop tools akenshi bayikoresha cyane cyane nk'iyo dushaka gufata ibara ry'ahantu runaka tukarikoresha aho tugiye gukoresha. Ni ukuvuga ngo dufite kara zacu, n'inkanda double click hano baranzanira amabara agiye atandukanye ku buryo nshobora kuyasiga cyangwa kuyakoresha ahantu runaka. Ni ukuvuga ngo rero iyi eyedrop tuyikoresha, tuvuge nimba ari urugero nako wenda ahangaha hari ibara risa nk'aka kuko nari nakiritseho, ninza hano ku mweru hareta hasi umweru, ninza ahangaha hareta haza ibara rigiye ritandukanye. Naho tuzareba uburyo tugenda tuyikoresha. Iyi ngiyi rero nayo bayita spot healing brush. Spot healing brush nayo tuyikoresha iyo tugiye noneho gukora cyangwa se kuba twariplacinga, tuvuge wenda uri koza ifoto ushaka gukuraho igiheri, ushaka gukuraho ikintu runaka, ushaka guhindura ikintu wenda ku ifoto, urugero wenda nshaka gukuraho kino kiyiko hano, ushobora kuza no kuri spot healing noneho narangiza nkongera size. Kongera size yayo ni ukuvuga ngo dushobora gukanda kuri keyboard ahantu hari aga flash kongera, cyangwa se tukaba twaza tukazuminga ifoto yacu. Twamara kuzuminga tukaza nimba ari iyi ngiyi, ni ukuvuga ngo healing, mubona ko ningenda nshyiraho kunuza ku kiko cyanjye igenda ivaho. Ni ukuvuga ngo kino kiko cyanjye nshobora gukomeza paka nkikuyeho kuri iyi sahani yanjye hagasigara isahani yonyine. Iyi rero niyo bita spot healing. Tuzabireba neza turimo turakora ifoto uburyo zino tools zigenda zikoreshwa, nuko kujya mbasobanurire akamaro kazo mu ncamake. Ushobora rero no gukoresha iyi wenda punch tools. Punch tools yo uraselectinga, nimba ari ahangaha ngahita mfata left nkayimura ngashyira hano ku ruhande, ni ukuvuga ngo hakahita hasa nka hariya, cyangwa se wenda nkaba nafata kano nkagaselectinga nkakajyana hariya mashyize akaba ariho haza ahangaha bitewe n'icyo nshaka gukora. Ni ukuvuga ngo nshobora no gufatamo hano hagati nkahazana, nkahita mazana hano ku ruhande ku buryo hariya hagati hahita haza hakisanisha wenda n'ahangaha ku ruhande bitewe n'icyo ushaka gukora. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha iyi ngiyi ni tools bita, ni iyi twari turi kureba bita punch tools, n'izindi na za red eye drops zigiye zitandukanye. Harimo rero iyo bita brush tools. Brush tools akenshi tuyikoresha iyo dushaka nko gusiga nk'amabara ukuntu. Ni ukuvuga ngo dushaka nko gusiga ibara turaza tugakoresha brush tools kugira ngo dusige ibara. Ni ukuvuga ngo rero nshaka kuza ahangaha nkaba nakongera size bitewe n'uburyo nshaka ko iza gusiga imeze. Ni ukuvuga ngo dufite 13 nshobora kuza ngashyaka ahangaha nako bigenda yiyongera size, cyangwa se hano mubona ko bigenda byiyongera size, cyangwa se nkageza hano mubona ko size zigenda ziyongera kugeza ku 3000. Ni ukuvuga ngo rero nshobora kuza wenda nkaba atenda nshaka hano gusigamo ibara, nkaba naza ngakoresha iyi tools bitewe n'ibara mfite hano, cyangwa ngira double click nkaba nazana wenda irindi bara wenda hano nkaryegeza hano ruguru, nkaba nagira OK, nkaba nasiga hano mubona ko iriya tuyifashisha mu gihe tugiye gusiga amabara runaka. Pencil tools yo tuyikoresha turimo turashushanya mu bintu bijyanye no gushushanya, niho twifashisha pencil tools. Iyindi rero ni iyihe? Iyindi ni iyi ngiyi bita clone stamp. Clone stamp tuyikoresha ryari? Ni ukuvuga ngo reka dusubire back, nshobora kuza hano handitse image edit nkagira step backward kugira nsubire back, cyangwa se nkafata control na alt nkakanda z kugira ngo biranakozeho hariya bisubire inyuma, dusubire back yacu. Ni ukuvuga ngo rero tugeze kuri crop, tugeze kuri stamp. Stamp rero tuyikoresha ryari? Iyi clone stamp tuyikoresha iyo dushaka ko hari nk'ikintu kirepeta ku ifoto yacu. Urugero wenda nk'iki kiyiko ngashaka kugikorera clone murumva ko ari ibintu bijyanye nk'impanga, noneho ngashaka kugikroninga. Ni ukuvuga ngo bigenda gute? Ndaza hano nkongera size, narangiza nkakanda kuri shift, ndaza nkakanda kuri alt kuri keyboard yanjye, narangiza nkahita nkakirika ahantu nshaka gukroninga, cyangwa se ahantu nshaka ko haza gusa uko nguko. Urugero ninkanda alt nkaza wenda nkafata hano ku ndagara, narangiza nkahita nza hano ku isahani yanjye. Mubona ko zirandagara ziri hariya zose aho ko ngenda nkirika kariya kantu kari hariya kose niko kagenda kikroninga ahangaha. Ni ukuvuga ngo naho nidutangira design tuzajya tureba
uburyo cyangwa se akamaro k'iyi clone icyo gakora. Ni ukuvuga ngo rero hano ushobora gukloninga ku buryo nshobora gushyira kiriya gikombe cyanjye cy'indagara nkoresheje iyi stamp clone. Iyi ndenda twareba y'ingenzi muri tools zacu, dushobora kureba iyi ngiyi eraser yo gusiba. Ni ukuvuga ngo ni igihe dushobora kuba tugiye gusiba, tugiye gusiba, nongera size. Urabona ko ningira mba nangiye gusiba bitewe n'uko wenda ari ikintu dushaka gukuramo. Iyi ngiyi yo iyi gradient ni ibijyanye n'amabara, hakahita haza paint bucket tools yo ni ibijyanye no gusiga cyangwa se ari ibijyanye n'amarangi, ariko yo iyo umennyemo nuko ngo ni nko kumenamo ibara runaka ahantu runaka. Urugero wenda reka nze mfate ibara risa gutya ngireho ke noneho nze ndimene ahangaha, nako ninkirikamo rimwe ryabara rihita rizamo hariya. Yenda gukora nk'iyi ngiyi twari twabonye ahangaha bita, iyo twari twabonye ahangaha iri kuri brush tools yo gusiga, aho bitandukanye nuko iyi ngiyi yo tuba turi gusiga mu gihe iyi ngiyi yo tumenamo. Iyindi rero niyo bita blur tools, aho tuyikoresha turi kuburaringa cyangwa se turi kuburaringa, no kwanga nko kwa kundi usiribanga bigasa nkaho ikintu runaka kitari kugaragara. Dushobora rero kuyikoresha turimo turoza ifoto cyangwa se turimo turakora cyangwa se turimo turasibanganya ikintu runaka ku buryo umuntu nta kintu atari bukibone neza, kandi dushobora kwifashisha iyi blur tools. Iyindi rero ni iyo twareba yindi ni iyi ngiyi pen tool. Ni ukuvuga ngo pen tool tuyikoresha nayo tugiye guselectinga cyangwa se kuba twakata ikintu ariko mu buryo runaka bwo gushushanya. Ni ukuvuga ngo nshaka guselectinga gutya nkahuza, nkagira right click, nkahita ngira make selection, nkahita ngira OK. Ubona ko iki gihe mba selectinze bitewe n'uburyo naho nanyuze. Gusa pen tools dushobora gukoresha mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko uko tuzagenda twiga tugenda tureba aho bigiye bitandukanira. Iyindi text twayibonye yati no gushyiraho text. Iyi ngiyi nayo ni igihe dushobora kuba dufite wenda shape runaka yacu, twarangiye tukaba dushaka wenda guhindura inguni. Ni ukuvuga ngo nshobora kuza ahangaha nkakoresha direct select tool, nkaba wenda nafata nk'iyi ngiyi hano nkakirika kuri aka kadomo, nkaba nakongera size. Ni ukuvuga ngo nimba ari nkaba nakongera size yayo, nimba wenda ari nkaba nakirikaho, nkaba na deforma shape runaka bitewe na shape nshaka. Ni ukuvuga ngo ahangaha iyi shape twayibonye, kino kiganza nicyo kwimura, ukaba wakimura ahantu hagiye hatandukanye. Niba ari ya shape yawe ukagenda uyimura. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha ni ukuvuga ngo izi tools nizo z'ingenzi twifashisha muri Photoshop. Ni ukuvuga ngo rero twagiye tureba ibintu bigiye bitandukanye muri Photoshop yacu, uburyo dukoreshamo ama move tools, uburyo dukoreshamo ama select tools, uburyo dukoreshamo inzira zigiye zitandukanye. Ni ukuvuga ngo rero ahasigaye tumaze kureba tools zacu ukuntu zikora zimwe z'ingenzi, ubwo igisigaye n'iki? Igisigaye sasa no gutangira tukadesigninga. Ni ukuvuga ngo rero tuzadukorana ama design agiye atandukanye, cyangwa se n'undi ufite design runaka ashaka nawe ashaka kuduha igitekerezo akavuga ati ngenda nshaka ko dukorana ifoto, ngenda nshaka ko dukorana ikintu kiniki, mwanyeretse ukuntu kino gikorwa. Ni ukuvuga ngo ibitekerezo byanyu tugenda tubyakira bitewe n'uburyo mubishakamo, ndetse tubahe amasomo yacu ku gihe. Mwakoze rero kudukurikirana, ngira ngo tools twagiye tuzireba, tuzagenda tuzimetiriza bitewe n'igihe tuzaba tuzimaramo. Turabashimiye rero, ubwo naho ubutaha tugiye gukomeza design zacu. Muri gukurikira Mirani Studio, nanone tubita gukora like na subscribe kugira ngo dukomeze kubagezaho amasomo ndetse n'ibindi byiza kandi byinshi. Turabashimiye.